Ubundi bivugwa yuko byoroshye kwihangana mu gihe ubuzima bumeze neza. Igihe cyose ubayeho neza nta kibazo ufite na kimwe, kwihangana biroroshye. Bivugwa ko kwihangana byoroshye, kubivuga, kubwira umuntu ngo ihangane biroroshye, ariko ikintu cya mbere kijya kigorana ni igihe ubuzima butameze neza. Igihe ubuzima butameze neza, abantu benshi muri twe, ikintu cyitwa kwihangana kiratugora. Igihe ubuzima bwaducanze twese, nibwo twisanga turi mu mafuti, turi gukora ibintu bitajyanye, akenshi binadukururira ibibazo duhura nabyo muri ubu buzima. Ubundi umunyarwanda niwe wabivuze neza ati uwihanganye akamya ishashi. Nibyo koko, kwihangana nicyo kintu cyonyine, niyo ntwaro yonyine yakuzanira amahoro ubura mu buzima bwawe. Kwihangana bizana umunezero mu buzima bwawe, kuko nta kintu na kimwe kibasha kuguhangayikisha, kuko buri kintu cyose kibaho muri iyi si wowe wabasha kucyihanganira. Ariko se, kwihangana ni byiza, ariko kamere yacu ntabwo iba ibishaka. Ni gute watoza kamere yawe umuco wo kwihangana? Bana nanjye muri iki kiganiro, kandi umekinge sure ko wakoze subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Ese wari uzi ko ubuzima ubayemo muri aka kanya amarangamutima yawe abugiramo uruhare? Aya marangamutima rero niyo akorana n'umutima wo kwihangana. Uku kwihangana, umuntu wese wagerageje kukurusha kwihangana abayeho ubuzima bwiza bunamuryoheye kuruta ubwo ubayemo. Ushobora kuba uri kumurusha amafaranga, ariko wowe ubuzima abayemo mu minsi iri imbere ukazabona yakurushije, kubera ko we azi ikintu cyitwa gutegereza. Gutegereza no kwihangana ni ibintu bigendana. Hatitawe ku myizerere waba ufite, idini waba usengeramo iryo ari ryo ryose, ikintu cyitwa kwihangana ni ikintu nacyo kigize iyobokamana iryo ari ryo ryose. Urugero, tutitaye ku idini waba usengeramo iryo ari ryo ryose, iyobokamana iryo ari ryo ryose waba warayobotse, twese tuzi ko nyuma y'urupfu hari ubundi buzima. Kandi ubwo buzima umuntu uzabasha kubugeramo ni umuntu uzaba warabashije gutsinda ubu buzima bubi, akabubamo yihanganye, akabuvamo ari umwere. Urumva yuko kwihangana ni imwe mu ntwaro umukristo cyangwa umuyisilamu cyangwa idini iryo ari ryo ryose waba uteraniramo, ni imwe mu ntwaro ukwiye kuba ugendana nayo. Muri aka kanya ndashaka ko noneho kwihangana ubyiga, wicara ukabyiga, ukabijyaho n'umutima wawe, ukabyishyiramo. Nk'uko wabyuka mu gitondo ukavuga ngo ngiye kujya muri gym kugira ngo ngire ibiro bimbereye, ngiye kujya muri gym kugira njye nambara mberwe, noneho nakumenyeshaga ko ikintu cyitwa kwihangana ariyo soko y'ubuzima bwiza ubona ubura muri ubu buzima. Nibyo, ntabwo nibeshye. Kwihangana niyo ntwaro yonyine ubura kugira ngo ubeho ubuzima bwiza ubona ubura muri ubu buzima. Urugero rworoshye, katubitekereza aha ngaha ku mafaranga ukorera. Amafaranga ukorera byarakunaniye kuyihanganira ngo uyakuze avemo igishoro ubundi uyabyaze umusaruro. Ahubwo amafaranga ukorera uyaguramo twa tuntu turi aho ngaho tw'ubwibone, either ukoreye udufaranga urabona ko tudahagije, utangiye kwiha ibyo kuguramo imyenda, ubwo ni ku bakobwa, ubu make-up bwinshi budashinga, cyangwa se ku bahungu ukabona utangiye kuyigurishwamo ama-iPhone, ibintu bihenze kugira ngo ukunde attracting abakobwa. Ubwo bwibone bwose nibyo koko bitera umunezero, butera confidence, ariko nimba utabasha kwihanganira gusacrifice ibyo bintu mu buzima bwawe, ngo ubundi inzozi zawe cyangwa intego ufite ubanza uzacivinge, ni ikimenyetso cyerekana yuko ubuzima bwiza butakubereye pe. Nibyo, ubuzima bwiza ntabwo bukubereye kubera ko kwihangana ntabwo bishoboye. Reka ibi tubikure mu mafaranga, tubishyire no muri ubu buzima busanzwe bw'urukundo. Ushobora kuba ufite umukunzi, ariko kubera ko uwo mukunzi wawe umubonye akadefo, kukihanganira bikaba bikunaniye, ukabona binagoranye, uramwihoreye. Buri munsi uhora ushaka umukunzi uri perfect. Ariko nawe nagiraga ngo nkubaze iki kibazo kimwe. Wowe nimba ubona nawe utari perfect ku giti cyawe, ukaba ubona mu buzima bwawe udashobora kubaho wagira umuntu wihanganira mu buzima, ukaba ubona muri defo zose zibaho muri iyi si nta muntu n'umwe wakwihanganira mu buzima, ubona wabaho ute muri iyi si? Kuko muri iyi si kuyibamo ni ukwiga kwihanganira abo mubana, especially abo ngabo wita inshuti zawe. Nimba utabasha kwihanganira inshuti zawe, nimba utabasha kwihanganira umukunzi wawe, nakumenyeshaga ko muri iyi si uzabaho uri nyakamwe, kubera ko abantu bose baratenguhana. Abantu bose
bakora amakosa. Urumva ko kwihangana iyo ufite uwo mutima ubasha kubaho unezerewe, kuko buri kintu cyose kikubayeho uba uri tayari kabisa kugishyira mu buzima bwawe ukanakiheramo umutuzo. Ubundi kwihangana ni kimwe mu bintu bigize discipline. Nimba uzi ko mu buzima bwawe utabasha kugira umuntu wihanganira, nakumenyeshaga ko nta discipline ufite, nta kinyabupfura ufite. Ufite ikinyabupfura ute utabasha kwihangana? Ko kwihangana ubundi mu buzima busanzwe ari igihe ubashije kwirengagiza cyangwa se gutuza mu gihe umuntu agututse, mu gihe akurenganyije cyangwa akoze ibintu wanga, ariko wowe ntubashe kumutura uwo mujinya cyangwa ako gahinda guteye. Ese mu buzima bwawe wihanganye kangahe mu gihe irari ryawe riba ryakuzamukanye? Mu buzima bwawe wihanganye kangahe mu gihe ubona ugiye gusesagura amafaranga mu bintu by'ibyishimo kandi wari warayapangiye umushinga? Wabona nawe ubaye nka babandi ngo nta myaka 100. Ndabibutsa ko umuntu wese uteze aya matwi iki kiganiro, umuntu wese afashe umwanya we akaza kumva ino video, ni umuntu ufite inzozi, ni umuntu wifuza kugira ahantu agera mu buzima bwe, ni umuntu ushaka impinduka mu buzima bwe. Naho wowe wumva ukinyuzwe n'iby'isi, wowe wumva ukinyuzwe n'iraha ubamo, wowe wumva ugifite utuntu twinshi ufitiye amashyushyu ushaka gukora, genda ubanze utwivurugutemo. Numara kutwivurugutamo uzagaruka wumva iki kiganiro. Hari igihe cyazakuramira kuko igihe cyazaba kitarakurengana, hari n'igihe wazacyumva amazi yararenze inkombe, nta n'ikintu biri bukumarire. Niho numvishe nigeze kumva umugani abasaza bari guca twicaranye bavuga ngo nta muntu usaza atiyangije. Maybe wasanga koko ari byo, kuko ndabizi benshi muri bwumva iki kiganiro mu kignoringe, muvuga ati abantu benshi ntibakunda ibintu bibagira inama, abantu benshi ntibakunda ibintu bibashyira ku murongo, kubera ko nta kintu kiryoha nko kubaho udafite icyerekezo. Nimba nawe wararyohewe n'ubwo buzima, nta kundi, ntuzigere wiganyira ngo mbayeho nabi, ntuzigere wiganyira ngo ndakennye, ntuzigere wiganyira ngo uhora muri gereza, kuko ubuzima bwawe nta cyerekezo bufite. Reka polisi buhe icyerekezo. Ubuzima bwawe nta cyerekezo bufite, niyo mpamvu uri kwisanga mu nzererezi buri munsi. Iki kiganiro ni icy'umuntu wenyine wifuza guhinduka. Uwumva utifuza kugira impinduka mu buzima bwawe, nimba warakoze subscribe yikureho, twubaka umuryango w'abantu bifuza impinduka mu buzima bwabo. Naho icyo nakubwira wowe wahisemo gutega amatwi iki kiganiro, nuko kwihangana atari ishuri uzigera usoza. Kwihangana ni nka zahabu, ni ibintu biba kure cyane. Kwihangana iyo bigize ni ibintu bishobora gufata formule uyu munsi imwe, ejo bigafata indi, kuko ntago wihangana ku muntu wakwiyenjejeho cyangwa kwenderanyijeho gusa, ahubwo wiga kwihanganira amafaranga yawe, wiga kwihanganira umupartner wawe, iga kwihanganira izindi obstacle cyangwa ibindi bibazo byose ugenda uhura nabyo, kuko ibyo ngibyo nibyo bikugira umugabo, ibyo ngibyo nibyo bikugira umuntu ukomeye mu buzima bwawe. Umuntu wese utabasha kwihangana, ibintu byose abikorana guhubuka. Umuntu wese ukorana guhubuka nta cyubahiro kijya kiza mu buzima bwe. Umuntu wese uhubuka, murabizi, nta cyubahiro ajya agira. Iyo uhubuka abantu bakubona nk'injiji, iyo uhubuka abantu bakubona nk'ikigwari. Uburyo bwonyine bwo kugaininga cyangwa kugira icyubahiro muri sosiyete ubamo ni uko ubasha kubarusha kwihangana. Nubarusha kwihangana, ni nabwo buryo bwonyine buzakugira umuntu udasanzwe muri ekonomi, nibwo buryo bwonyine buzakugira umuntu udasanzwe mu bukungu bwawe. Kuko urugero ntabwo rworoshye. Abakire bose muzi ku isi, abantu bose muzi babayeho ubuzima buryoshye nawe wakwifuza kubaho ku isi. Ese ubona nta kintu bihanganiye? Ese ubona ubu ngubu nta kintu bihanganira? Kwihangana ni ikintu umuntu agendana nacyo kugeza ashizemo umwuka. Dore ikizakubwira yuko kwihangana ubishoboye, cyangwa se ikizakubwira ko ikintu cyitwa kwihangana wagishoboye, ni igihe cyose umuntu azajya akora ibintu bitanyuze amaso yawe, bitanyuze ibyiyumviro byawe, ariko kumwihanganira ukumva biryoshye nk'ikinyobwa ukunda. Nimba ukunda agatama ukumva biryoshye nk'agatama, cyangwa nimba ukunda utuji cyangwa utuntu turyohera ukumva biryoshye nk'utwo tuntu. Igihe kwihangana bizaba biryoshye, tekereza ikintu kiryoshye uzi kijya kigera ku rurimi rwawe. Igihe cyose uzajya ubona kwihangana nawe bisigaye bikorohera gutyo, ukumva ni n'ikintu ushaka guhora ukora, icyo gihe uzaba nawe wabitsinze, uzaba wageze ku ntsinzi yo kwihangana.
nimba nawe wisanze uri kumva ino video ni umugisha wagiriwe nuko Imana igufiteho umugambi. Iyi video nagusabaga kuyoherereza inshuti zawe 5 wumva wifuza ko nazo zazagira ubuzima bwiza muri ejo hazaza hazo. Nimba nawe wumvishe ino video uyohererejwe n'inshuti yawe ukaba wayisanze hano kuri YouTube ukaba uri kuyumva, ntugende udakoze subscribe kandi umenye yuko ukunzwe. Ciao ciao.